ako mana uyu mwana nawe agira ngo yarazi ibibazo twari dufite kuri iyi si ubu ngubu ntabazi yuko abantu yakoze ku mitima ari benshi reba nkanjye akarimba nakunze ejo bundi numva uyu mwana wampuza nawe nazamusomya kurwagwa nuko mbona iri zuba naryo rinkozeho ubundi se ndazisasira izongera kwera ewe wa mana uyu mwana rwose uzamugire impuhwe umuhembe ko atugiriye neza imitima ya benshi yarayirejeje ubwo nanjye izuba rintayagariye mana ariko agira ikidufasha rwose ipataro nacyo kiba cyansagarariye urutoki rwa mushuti wanjye rwose rero Sipiriyani nawe nta gatama aheruka pe ubuse koko rwarahiye kabisa. Buriya burya uri baho ngaho buracyabaho nari ndi kwivugisha kuri urutoki rwawe mugani n'ugisoma icupa uruse cyawa mugabo we urutoki ntirukiri urutoki. Buriya hari nkunje kugusuhuza papa habima ariko ntabwo ibintu bimeze neza buriya mw'iyi minsi twaranaburanye. ese turataka izuba ugire ngo ntirihari nyine ni mu mpeshyi urihangana izuba se ko rihari nyine bihangane shaje izuba ntacyo ryari rintwaye none se kandi ibibazo ufite ni iki aho nzi ko abantu badatunga ibibazo ku mudugudu wacu ari bo buriya rega nuko mba nacecetse nk'umugabo aho rero reka duce bugufi hano dore ibyo nsanga n'ibyo ndakwakiriza maze umbwire yewe kawinga aho mbwira rero dore mfite ibibazo mw'iyi minsi mu rugo iwanjye rero buriya nubwo bamuvuga mu mudugudu nta bibazo ngira buriya ibibazo birakomeye nuko ahubwo mba nihagazeho nk'umuntu w'umugabo. ega umugabo nicyo aberaho ntabwo imbeba yazajya irya ibiryo ngo nutaha niba kugaburiye gutongane ngo ibiryo birabuze ushobora no kubwirirwa nimugoroba ukararira urwagwa nuko mbona insina zitunaniye ariko nyine ukihangana ese nawe utangiye gutongana ibiryo nk'abagabo b'iki gihe igihe tubaniye koko urabizi neza ko ndi umuntu watonganira ibyo kurya nabigize ngo kandi nibyo ngo kakayigize inda nini oya ahubwo nari mfite ikibazo abona mama Habimana yego Habimana agira atya turi mu rugo atangire ngo sindi umusirimu reba nk'ubu ngubu mvuye ku isambu ndaje nkubwira ibibazo byinshi nagiye ngira nanjye ngo sindi umusirimu ariko mfite amakuru yuko hari agahungu bita Eric ako katindi gasa nise kavuye hehe nakahe urabona ubundi mu bisanzwe nifite umugore w'umusirimu noneho rero ngo sinzi aho yahuriye n'agahungu k'agasirimu iyo ngiyo sinzi ngo kaje navu kandi uriya mugore wawe nawe ndamukemanga ya bintu byo kuhora atega ibitambaro yoza ibirenge aguma atonora inzara nanjye njya mbona mushyira amakenga ayo wumva ibyo agiye kuzana cyabwo rero yatangiye ngo sindi umusirimu ngo nabuze iki we ngo arashaka ngo amafaranga yose ngo mba narakoreye ari hariya ngo njye nyafata njye kuyaguramo imyenda ivyo bintu birashoboka ubwo akumva yuko iyo myenda se ari izatunga bari abana ubwo se Habimana akaba hati ngo se arwaye no ku ishuri ko nabonye ishuri isigaye rinahenze rero ngarashaka ngo nzabasirimu makuru ndi kumva ngo ako gahungu ngo
ni agasirimu kaba kiyambariye neza nta kibazo. Ubwo rero madamu wanjye kari kumujya mu matwi, yego kagashaka ngo njye ngurisha udushyimbo ngo nindangiza ngo ngure ipantaro. oya ndaguhakaniye ibyo bintu ntabwo byakunda. Ntuzasohora imyaka ngo ni imyenda y'umugore ngo w'umusirimu. Bya bitenge wajya kugura ntabwo byamugiraga mwiza, sinabonaga ari mwiza. None se byatangiye kuzana iyo mico yadukanye yayivanye kuri izo nsoresore birwana ku muhanda. Ubu rero nyine ndageramiwe ubyumve. Aho rero reka nkwereke ihangane, reka nze nkujyane ku muhanda kwa Mukunda abantu ugurire rimwe wihangane, ariko ndashaka kuzaza kugusura n'ukuri ko Imana tuganire. Uriya mugore ntabwo yari ateye atyo. Ntabwo nagusoreje ibibazo. Nagira ngo urakomeza uringanirize turi gutambika mu muhanda tugana ku gasantere. Se uriya rero byananyobeye, ahubwo niba aho bukera uraza kundangira ba bantu bafata abajura bashyiramo imiti bo muri Kibungo. Yego buriya kino giti cy'umwumbati si ubona ko cyakabye se? Ndabona kimaze n'iminsi. Wagize ngo se ni jyewe wayikuye? Wari n'umuribwa da? Nari mfite umurima mwiza cyane barawugerereye nta n'umwumbati n'umwe ndakuramo. Ngiye kwereka mama Habimana mubwira ati dore ibibazo utangiye kunteza. Wanasanga ari nawe uri kwirimbura bakwereke ko guhinga ntacyo bimaze. Aho batangiye kunyubahuka pe, nta muntu wajya kugukinisha. Si umuntu ndacika amazi gutera. Oya iyo uri gukora uri wenyine mu rugo harimo umugore ntabihe umugisha. Yewe n'abantu ku gasozi barakototera bakagusuzugura. Cyangwa ariko wihangane ntabwo birangiye. Muganiriza buriya abagore iyo babonye umuntu atangiye gusaza rega buriya aratangira akavuga ngo ntakiri umugabo. Abo bana n'amafaranga baba bashukisha ubwo buntu. Hari ubuntu nawe bwatewe ku muhanda bakura ku gati ngo nibyo by'abasirimu, ubwo nibyo ari kumushukisha. Kandi tujya tunyama nabonye tumeze nk'inkonje. Babushyira ku gati kameze gutya nk'umukenke. Naratubonye. Bajyaho utuntu tubiri aha ngo kamwe kagura 1000. Iyo bari kubushihura rero ubwo nibwo ari kumushukisha. Nawe hari n'akandi bashyira mu ryinyo kaba ari gatoya kwako washyizemo. Dore kameze nk'iri tabi ryanjye mba najunditse. Ngo ni inyongezo y'inyama. Buranga iyo batavunye ngo ntibataha. Bino bintu ndaza kubigira ntera. Ihangane kugira ngo nufata Habimana nanjye nkahagera mama Habimana akatunanira. Yewe umureka agende nabo basirimu be usigarana abana ntiwabyaye abahungu n'abakobwa bazagusigarana, bazaba bakuzanira amazi banakugaburira. None se ko madamu wanjye aramukundaga numvaga nta mureka. Izo ngeso yatangiye kuzana izo zivamo n'indwara. Hari indwara utarwaye yarakuzanira. Erego uretse ko mba nirengagiza ndagira gutya muteye ibituga agacwira ndahindukira kankoba. Kandi mukiri bato ntiyajyaga gukinisha. Ikada nahindukira kankoba namutera ibitugu nkabona agize gutya aranciriye. Yewe uru rutoki kera ntaragira imbaraga nkeya, uretse ubu ngubu njya kwicara nkaboroga ukajya ngo banteye icyuma. Nararukoreraga rwavagamo igitoki bakampa 1000 inoti ya 5. Simbizi se none do ariko urumva nkawe wari ugifite akabaraga kari kakirimo kujyana ku isambu iyo myumbati mukayicungira umutekano. Igihe utagiye akajyayo ntawayototera ngo yangize gutya itarantera. Dore hatoya abashoramari bari kuza bari kuzabona amafaranga ukangurira n'icupa. None dore ngaho nguko ukora wenyine imbaraga ziba zibaye nkeya. Zirimo ziragenda zigabanuka. Noneho hakikubitiraho n'ukuntu aba arimo aranca intege. Nkora ambwira ati bika udufaranga ntabwo nese wamaze kugera muri angahe. Yenda barakamaze kugira ngo mu 100 akambwira ngo burya ngo amaze kuba 40. Abo bahungu akabaha iki? Ako gasore ngo ni ka Erika ko kiba gakoze mu mufuka kembura mu maro. Ubwo kaba gahagaze ku muhanda gategereje ayo wavunikiye. Papa Habimana ngo baraje ave kuri sako ashyire mu nzu umugore nawanzanire. Bino bintu ndaza kubyitwaramo ntera.
reka n'ubundi ubu sinaba nyongeye gukora dutambikane tujyane muri no muhanda tugenda tuganira tukajya kugera hirya aho inda nzamura da umaze gukurara simbeho ngo nkubeshye uyu munsi ndafite gahunda yo kugenda akantu urwagwa rwashaka rukanyica kuko n'ubundi agahinda ndabona kagiye kuzandura oya inzoga ntabwo arizo zikemura ibibazo inzoga urajya unywa ko wanywaga kamwe twasangiraga ushobora kunywa nyinshi zigahita ziguhita naho rero ngo ugeze mu rugo uratunganye cyane bagahita bakujyana kugufunga ubwo se waba uzize iki inzoga ntabwo ndi butongane ibyo birashira umuguha ugura nk'igihumbi buragiye kandi buragiye nafata umwanzuro oya icupa rimwe rirabaye buragiye nafata umwanzuro oya ndumva umereye nabi rwose jewe kugera ku gasantere kwa Mukunda abantu ntibinyoroheye ndumva umubiri w'isukonje rero ngiye guhamagara hara mu gikari hari y'abana benshi naze ndebe hari agahungu njya nkunda gutuma karahazi katuzanira urwo rwagwa amacupa abiri bayazana hanga tuyanywera nari natsere nashiririye nta kibazo rwose ndumva uri wundi utiye madamu wanjye burane bugere no mu rugo nkasanga nta n'amazi ahari reka ngomba kukwikira inyota rega buriya kera twararusangiraga tukaruhana uretse imbaraga ziri kuba nyoze tutakibasha kugereye ku muhanda twari bugende tugatamira nk'atatu tukamanuka twivuga ibigwi ariko wibuka ko wahangabiye n'ihene hatoya utazisura ngo nuko umugore akugeza aho ngaho uzayima azatuma se nyikura mu rugo wa uzayima uzajye kuyigura wagurisha ibitoki ntabwo wagenda gutyo ko bigurisha ari kumbarira rero ushaka uzayizane mu ikota ahangaha ariko ntabwo uzari indi jambo wambwiye da utazavuga ngo nayo ubusinzi wa mugabo noneho ngiye guseba pe mbese Cedri aho cya cyana cyo cya kintazi Cedric wa enda hano ngutume ku muhanda ariko abana bikige mutacyumva hamagara kigahera iyo nge ubwo kiri mu masafuriya kige bijumbo urarangiye inyota itarinda kunsina muri kumpamagara ndi kuguhamagara nyine genda rero mpamagara ntabwo wumva genda unzane ka gacuma ujye hano ku muhanda kwa Mukunda abantu ku gasantere umubwira ko amacupa abiri y'incurame y'urwagwa unzanire kandi unyaruke utebuke dore uyu mugabo afite inyota ngaho nyaruka utebuke nagutumiye ukaba wahezeyo sanze abakiriya benshi ngaho ujya mu rugo bababwire n'ibyo baba bagutumye uryoshye nka kera tugifite insina rwose mbete zizo ntizigeze zibura reka nguhe wiyumvire utajya ngo ni amakabya nkuru uva mu kanwa urasa neza koko watuma yatuma Cedric umuhungu wanjye aze kugura urwagwa pe ari urunyarwanda rega kera twarengaga uretse ubu insira zidushizeho wa mugabo we nakanaburaga rwose ngaho rero ikinyota rwose ubona unganirire kugira ngo se shandi no kuyisoma ndi kumva igeze ku nyota ariko ku nzoka aho byanze umutima urahagaze gerageza ubona gutera ka gasozi werekeza iwawe wanditse shandi acyumva nshaka no kujyayo urebe nuko wakitera utuzi sinyumva makunda we gerageza aka ngaka niko karatuma wongera kugaruka ibuntu uragenda uhumura nka kera papa Imana wa kera urazamuka agatera rumeze neza ntambone umuheto se sha ntacyo agutwara papa Imana wa kera ko nawe nkuzi ko nawe mu myaka yawe 35 ko utari woroshye uheruka inzira muki uretse ubu ngubu wenda wasanga umaze kumenya ko ufite abakwe n'abakazana uheruka inzira muki ukaba ugitinya ati papa mama Habimana
ujya nkorera wamenya ko ndi papa w'Imana wa kera ariko none buriya yewe ntabwo ndabyemera aranyicaza nkiga ahubwo biza wica inyota ariko kugera kure siko gupfa humwe ugira ngo simpangayitse se ntacyo uraba umutima urahagaze ndakubwiye ngo aranyicaza nkiga noneho yumvuze gatoya noneho afite ukuntu ahita ahaguruka tukwicaranye avuga ni nimvuga noneho bakaguhagarara hejuru ayigwe aramnamita mvuga ati aramfatanya n'umunaniro binarimba rero turamujyana mu masengesho gusa ubu Habimana yazumva ngo nyina yigize gutyo Habimana nawe umugore akamugira gutyo ubuze ibyo iyo nkuru yazavugwa hagana he uziko ko mudugudu bazagugira noneho ikiro ry'imigana ati do magorwa papa Habimana aragiye Habimana nawe yacaho ati Habimana magorwa aragiye ubwo se Habimana yawe magorwa papa Habimana magorwa hano bazongera kukugurira n'icupa hari akantu mbwiye numva niko uzi ikintu mbwiye numva nicyo byanyabyo ahubwo nkuye amasengesho ngenda haje urugo rwanjye ndarujyana umva ndarujyana ndatura rwose ndujyane mu rusengero rube mu cyumba uhamagare wa mupasiteri se w'inshuti yacu niba wenda twebwe tutakijya guterana n'abandi bitewe nuko twashimye akabitoki wenda aza kurambikeho umugisha w'Imana urebe ko Imana hari icyo yaguhindurira reka da uriya mwihorese ubwo ntabwo amenya amakuru uramuhamagara ngo aza kugira icyo aguhuzaho n'Imana ngo uguze ibintu ahita agukorera reka da ngahita atangira ngo rero ngo yaje ngo murebera agatike ngo kandi agatike ko k'umukozi w'Imana ngo n'uduhumbi veni se ntiwabimenye cyangwa wabonaga azamura rura rupangu ukagira yewe noneho ndumiwe rega buriya ibintu byose nsigaye numva byarabaye business hari uherutse kuzarugura kuri ka gasantere batera intebe tugira ngo kuvuga ijambo ry'Imana ngiye kumva numva aratangiye ngo rega ngo icya 10 cy'Imana azana urusorori atereka aho ngaho ngiye kubona mbona wa mbere arambitsemo amafaranga hano wamukire twuba harugura ufite inzu nziza ngiye kubona mbona akuruye ihene ebyiri araje aziritse aho ngaho ngo izo nazo ngo ni icya 10 cy'Imana Imana iginyama Imana iginyama byose nkubwira buriya rero izo nazo ni pasiteri wazishize mu nda yiwe asenza aho zagiye ariko ibintu burya byahinduye imirishyo nta makuru ufite ariko tukiri mu nzu y'Imana hajyaga n'ubundi batwigisha ko twebwe ubwacu turi insengero z'imyuka iri muri twe ahubwo ushatse kuvuga ngo buriya mfashe nk'umwanya nkasenga neza nsengera urugo rwanjye nk'umuntu w'umugabo madamu wanjye ashobora kuba yagaruka mu murongo ibintu bikongera bikagenda neza wumva se kandi noneho wa mushinya uracurutse buriya akabitoki kagira ibanga urana kera yuzu ukansura tukakaganiraho wari gutaha umufite umutima uke wegenda ibyo bintu mbwiye bishyire mu bikorwa mazi izo ntonganyure ko Imana itarazi gucira iwawe wa muntu we rero buriya ntago naherukaga gusenga none bibazi kujya imbere y'Imana biba byoroshye nuko biba bigomba kugenda muri ubu buzima se nuko tugomba kubaho birahinduka niyo mpamvu n'ubutaka butakera dushyiramo agafumbire yewe cyakoze ndumva ntuzumuye w'abagabo rwose ngira ngo ntugize aho nkura buriya yewe yagwa nayo twicuye kare ariko naguhereje numva gasa n'akagiye gushiramo karagiye kanzi wacu nkunda kwirahira ariko ibiryoshye ni ibishize ibisigaye burya ngo ntibiba byaryoshye rwabeshya ngo usigaje abahazi ntabwo abahazi ahubwo biba byamubiye nanjye reka nsenyeganyege hagenda imodoka nanjye reka rebe ko nareba mama Cedric nkareba ko wenda yashyize n'inkono ku ziko naho rimwe nta kibazo uzansure tumuganirize reka nanjye nyeganyege rwose gahoro gahoro kagejeje umuhovu ku iriba ariko gatoya utaragenda hari utwo naciye umukandana muri cya cyumweru nabonye twagiyemo ndaje ndushyire mu rwina nindangiza nshyiraho amashara ejo bundi azaba havuyemo urwawa kandi sinenga nabi urabizi ungabira yahene uzi ko nari narwenze naruhamije narukubisemo imbetezi za Kinyarwanda ndakoze ngayo nguko rero ubwo zagutumaho Cedric aza kurebe Cyprien karame ni sawa ubwo reka Habimana